Yes, muraho nshuti mujya mudukurikirana rero ndagarutse nje kubereka abantu benshi nari navuze yuko nje kubereka ahantu bita kuri Shapera. Ubu noneho ndagarutse nje kuhabereka neza hahandi bambarizaga umubyeyi Bikira Mariya kera hashize. Aho hantu barahabatirizwaga bakakomerezwa. Reka kameramani wanjye abereke ubundi dukomeze ikiganiro. Kameramani bereke agace tugezemo tuje gukora ikiganiro ku rubuga Isaha Yesu. Twagiye tuvuga yuko tuzajya tugenda tuzana ibice bigiye bitandukanye. Ubu twagerageje noneho kugenda dutembera. Ubu tugiye kuzajya turabereka ahantu hagiye hatandukanye mu ngendo zigiye zitandukanye, dukora ibiganiro dusura n'abantu baho. Yego, ahantu rero ni ahantu kera abantu basengeraga bakambaza umubyeyi Bikira Mariya uriya wabyaye Yesu. Yego, uribaje ati se umukozi ukorera ku rubuga Isaha Yesu kuki atangiye gukora ingendo zigiye zitandukanye yerekana ahantu bajyaga basengera kera? Yego, iyo utegereje cyangwa se ukibaza amateka ya kera, ujya ubona izi nsengero abarokore, abakatolike, abasilamu ariyo madini yatangiye kera. Yego, noneho rero twaribaje turavuga dute abantu bajye bakurikirana imbuga, abantu bajye bakurikira ibiganiro. Ubu tugiye kuzajya dutembera ahantu kera bajyaga basengera. Yego, uribaje uti se aho hantu nituzajya tuhagera, yemwe tuzajya tunakora n'ibiganiro, tunabaze n'abantu baho bahatuye, ese mwasengaga gutya kera? Iyo ubonye imisengere ya kera ukuntu basengaga cyane kandi babikuye ku mutima, ukabona nuko abantu muri iyi minsi basigaye basenga, ubona binyuranye. Yego, uribaza uti se ni iterambere twaba twaragezemo niki? Yego, birakwiye kugira ngo umuhamagaro umuntu yari afite kera n'ubundi akomeza awugire, cyane ko nk'iyo tuganiriye n'abakecuru, tukaganira n'abasaza, tukaganira abantu ba kera hashize, batubwira ko gusenga byari ihame kandi gusenga wasengeraga icyo ushaka ukakibona. Yego, ubu rero twazamutse ku musozi muremure cyane. Aho hantu bita Shapera ni ahantu heza cyane. Natangiye hasi hashize mbabwira yuko ni ahantu abantu basengeraga bakahihanira ibyaha, bakahakirizwa, bakahambarira imbaraga, yemwe bakahabonera n'imigisha. Mvuze ko imigisha numva ni byiza cyane. None se ahantu nawe waba uhazi cyangwa se waba uri umwe mu bahasengeye ukaba warabonye umugisha? Yego, abantu benshi bahaboneye umugisha kuko barahabatirijwe, barahakomerezwa, ndetse bahaharirwa n'icyo bita amasakaramentu. Yego, turabakunda. Ubu rero bavandimwe, nk'uko natangiye hasi mbabwira, ngiye kuzajya nembera ahantu hagiye hatandukanye ku nsengero, ahantu henshi bajyaga basengera Imana. Twibaze duti se uko kera basengaga na buno niko bikimeze? Birakwiye ko umumama yafataga urugendo agakora urugendo akagenda akajya gusengera ahantu, akavuga ati nubwo ngiye gusengera ahantu ndakurayo umugisha, ndambarirayo imbaraga, ndakurayo amavuta, ndakurayo n'amazi y'umugisha. Yego, umugisha nakomeje kuhavuga cyane kuko abantu benshi ujya ubona baratangiye kujya babona kuri ya migisha. Buri imigisha isabwa nuko weho wasenze, ihabwa nuko weho wasenze. Yego, ubu rero twari tugerageje kugira ngo dutembere tuzamuke. Murabona ko aho hantu, reka kameramani wanjye yongere ahabereke noneho nimumara kuhabona, ubundi nsoze ikiganiro mbabwira yuko gusenga birafasha. Gusenga bituma umuntu abaho, gusenga bituma umuntu arya, gusenga bituma umuntu abona icyo yifuza. Ubu rero banyeshuri, ubu muri mu biruhuko, ndakeka ko mwaba muruhutse amasomo iminsi mikeya. Yego, birakwiye ko muzajya mujya gusenga cyane nk'uko mwumvishe ko umuntu yasenga abona umugisha. Birakwiye ko muzajya mukora, birakwiye yuko umuntu iyo asenga yambara imbaraga, akagira imbaraga kugira ngo akore akazi. Yego, buriya mu kazi na Yesu njye mbabwira, Yesu nawe yarakoraga, Yesu yafashaga se kubaza. Yego, Yesu nawe yari umukozi, igihe cyagera akagenda kubwiriza, akagenda kuvuga ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu natwe tujye tugerageza gukora n'iyindi mirimo. Nanjye mujya mubona ko njya nkora imirimo, ariko igihe kikagera ngahagarara nkajya gutangaza inkuru za Yesu. Yego, ntimujya muzibona se kuri uru rubuga Isaha Yesu? Mujye mukomeza
mukomeza muzirebe, muduhe subscribe, like, mubisangize n'abandi. Ibiganiro tuzajya tugenda tubibazanira bigiye bitandukanye. Ubu turateganya no kujya ahantu bita Imuramba muri Ngororero. Yego, tuzajyayo, nitugerayo naho dukorere ikiganiro, tubereke naho aho hantu hari muri hamwe abantu basengeraga kera. Aho hantu hari muri hamwe abantu bambarizaga umubyeyi Bikira Mariya, cyane ko nanjye nyiga kwakira agakiza niho nakiriye agakiza. Ndavuga niho najyaga njya gusengera nkavuza ku ngoma, ubu nzi kuvuza ingoma. Rero bavandimwe mujya mudukurikirana, ningera ni Muramba nzahabereka nkuko mberetse kuri Shapera, nkuko mberetse ahantu kera basengeraga. Na n'ubu ngubu ku muntu wifuza gusenga arahagera akavuga ati aha bambarizaga umubyeyi Bikira Mariya. Ningera i Muramba nzahagorera ikiganiro, ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye nzajya ngenda magera, mbatangariza ukuntu Yesu agira neza, mbatangarize ku nkuru za Yesu, mbatangarize ukuntu Yesu agira neza, atanga n'umugisha. Umugisha nawe uvuzeho kenshi. Buriya bavandimwe, iyo usenga hari icyo ushaka urakibona. Cyane nk'uko umucuruzi iyo atangiye bizinesi y'ubucuruzi akavuga ati muri iyi bizinesi ngiye gutangira gucuruza, yego aba yizeye ko azunguka. N'umugisha iyo usenga ugatakambira Imana yawe, ukayihamagara, ukayinginga, iguha umugisha. Rero bavandimwe mujye mudushyigikira, mukanda subscribe, like, comment, mubisangiza abandi. Uwiteka Imana azabaha umugisha. Kameramani wanjye reka anyerekezeho mbone mbaganirize. Bavandimwe mujya mukurikirana urubuga rwacu Izera Yesu. Ubu mwanya ko nari natembereye nageze ahantu bita kuri Shapera, ubu nzajyana ahantu bita Imuramba nkorereye ikiganiro, nganire n'abantu baho. Ngiye kugendagenda mu ngendo zigiye zitandukanye mbereka ahantu basengeraga na kera. Ese imisengere ya kera n'iy'ububiri ni kimwe? Nawe ujye ubireba bizaguha ishusho, nawe ujye ubireba wibuka amateka. Yego yego yego, iki cyari ikiganiro twari tuzanye ku rubuga Izera Yesu cy'imisengere ya kera n'iy'ubu ngubu. Turabakunda, mugire amahoro, mugire urukundo, mukore akazi, mugire isuku, murwanye icyorezo, hamwe no gusenga tuzagikira. Twari tuzanye ikiganiro imisengere ya kera ese n'iy'ubu ngubu ni bimwe. Nimusenge, Uwiteka Imana azajya turinda ibibi byose. Nimusenge, Uwiteka Imana azajya duha ibyo twifuza cyose. Imisengere ya kera n'iy'ubu ngubu ese ni imwe? Uzabitere muri komenti, uzabivugeho, turagutegereje. Mugire amahoro, mugire urukundo, mwizere Yesu Kristo azabaha umugisha. Imisengere ya kera n'iy'ubu ngubu ese ni kimwe? Turabakunda, mukomeze mwizere Umwami Imana.